ese abanyafrika bisanzura naho bati icyo ubona abanyafrika bisanzura naho cyane kigakabye ni ikihe kandi ubona kibangama ariko bamwe bakagerageza kubihisha kugira ngo bitabateranya bakabika mu mutima kandi ari bibi niyo bintu bya mbere bituma abanyafrika babana nabi ugasanga umuntu abika ikintu ku mutima akanga kukivuga kandi kimubangamiye none ugasanga umutima ugiye kuzaturika kubera ko yabangamiwe kubera ko yanze kuvuga ese ingero ubona dufite nziza zituma abantu bagenda bahishahisha kandi mu Kinyarwanda ngo uyishira umurozi akaza kubaraho urubyaro ese kuri abanyafrika bakunda guhisha cyane bakabika mu mutima hari umugani avuga ngo hisha mu ntambwe zakwiba ariko ukuhisha byinshi cyane bigutera ihungabana niyo mpamvu ubona abantu benshi barwara depression cyangwa bakarwara trauma kubera babika ibintu mu mutima cyane bakanga kubirekura no bikazabagera ingaruka ese ubona nk'ibintu abantu bakunda guhisha cyane kandi bikazagera inyuma byatuma bikazana ikibazo kibi ubona nk'ibi niba abanyafrika baturu kubivuga nuko rero ibintu abantu bahisha abantu baba bari kumwe nk'abantu abashakanye umugore n'umugabo bagahishahisha nuko tuvuga ngo yishundi bacha mu gitoro kuvuga ngo yapfuye ntawe bari bazi abantu bari bazi ngo babanye neza ese ni biki abantu bakunda guhishahisha kandi byagira ingaruka ikomeye ku bantu urakoze cyane nanjye turafatanya mu Nyafrika turayatwunganirana bavuga ingingo navuga iyi nta kibazo ntabwo uri bwira ngo uvuge wenyine cyane urakoze ikintu cyambe naheraho urabona nko wahamagara umuntu kuri telefone wamubura ukumva yuko uzi ahatuye wakumva umuntu w'iwacu ukitwaza ibyo ngibyo wenda ni no mu minsi y'akazi iki gihugu turakora cyane abantu basaba kuruhuka iyo umuntu afashe umwanya wo kuruhuka agomba kuruhuka so atakwita kugira ngo utekereze ko wenda aryamye ari kuruhuka ugatwirukana kumukomangira icyo kintu numva ko ari ikintu cy'imbogamizi cyane wawe giteranya abantu uramuhamagaye ntago kwitabye wenda ntunamuhe voice mail cyangwa message tubona nubona kanya umuhamagare nkaba naguhamagaye kubuze gusa ko kumpamagara tuvugane ubwo ngibyo kugira ngo bikore ahubwo ukirukanye hatuye umuntu ko hazi kwaye kumubyutsa cyangwa ukamuvana muri gahunda ya live ni mwene wacu ni wacu turaziranye kagende niyo yaba aryamye ndamukangura yes Nkumburwa Family TV meze mute turabasuje none cyane twifuriza amahoro y'Imana ibane namwe kandi bagire neza nagarutse nanone Nkusi tuje mu kindi kiganiro episode gahunda ni episode gahunda ni yayindi nta gutezuka nta gusha intego ariko kandi byose bihurirana no gushima Imana kubw'abantu ari bazima kwihangana bari mu bibakomereye no kwihangana no gukomera satani no murwanyi ariko su umuneshi Yesu yaranesheje mukomere cyane twiyegereje abakomerewe ariko kandi abari mu bisubizo Imana bagira neza byo kwishima cyane kuko ni nyembabazi nyinshi rero nanone tugarutse muri gahunda ndacyari kumwe nanone n'umuvandimwe ariko tugiye kuganira gusa mumaze kumumenya namwe sinzi ngira ngo waba ataramumenya byaba ari hatari reka tumwakire murahita mubona isura tayari murabona mumuzi fresh sawa wow that's good ngira ngo ntabwo nongera kumugora ngo mubwire ngo atubwire amazina ni Ngororano Irankunda ngira ngo mwamumenye no muvandimwe wacu amaze kuba umuvandimwe ku Nkumburwa Family TV ntabwo akiri umushyitsi byarangiye ntabwo azahora ari umushyitsi amakuru yiriwe amakuru ni meza meze neza uri gutwika ariko kubera Imana Imana ni sawa cyane kabisa ndabona umeze neza kabisa vure marega y'umuntu anezerewe ku isura no ku mutima biragaragara rero ngira ngo ndumva nta gikomeye uyu munsi wakomeye gute umunsi ni sawa akabeho karikuza igihugu cyatangiye gukonja ngira ngo abantu wenda batuye mu kirere dutuyemo bo babyumva ntabwo byababera igitangaza kandi ngira ngo abantu benshi
muri ibihugu bya Amerika n'Uburayi n'ahandi hatandukanye ku isi, kugira ngo muri aya mezi haba hari gukonja, haba hari imbeho, aba ari amezi yo kunywa icyayi cyane. Abantu basoma ku dutama tubihanganishe, barambike bafata icyayi. Iyi ngiyi aba ari periode yo kurefreshinga umubiri. Abantu bakanywa icyayi bakazajya kongera kujya mu bihe by'izuba bya nyaruzuba, baragaruye intege, barabaye abantu bamaze kwiyubaka, none bakongera bakagabanya ibinure, bakanywa amazi. Ngira ngo rero icyo si gitangaza. Ubundi uretse n'umuntu n'isambu, hari icyo bita mu Gifaransa abiza geographie bizi ngo mettre la plantation cyangwa les jardins en jachère, les champs en jachère. Ngo mettre les champs en jachère no gufata umurima bakaboretse kuwuhinga uko usanga utagitanga umusaruro, ukongera ukagarura ubuyanja umurima amara nk'imyaka 5 cyangwa 3, bakongera bakawuhinga ko utari ukikera wagabuye ubutaka buzima. Rero sinumva ko niba ubutaka bwakwifuza kongera kuba buzima, sinumva ko umubiri wo wabukomeye kurusha ubutaka. Urumva ko niba umuntu akuze cyane ujya mubwira ngo abayeho kera nk'ubutaka. Rero urumva ko icyo ni ikintu gikomeye. Abantu banywa icyayi cyane, bashyuhe, umubiri umere neza, igihe nikigera wenda hari bazongera bitwara uko bashakaga, ariko bagariye ubuyanje. Rero ndizere ko nawe icyayi kiri kugeraho cyane kabisa. Kimwe kirangira ukuntu ubuye mu bwoko bw'icyayi. The tea bags, like green tea bags. Oh, the green tea bags? Yeah. Kunavangamo ubuki. Shamo ubuki. Wow, that's good. Numva ko ubuki, hari umuntu wambwiye ngo ubuki ngo uruyuki ngo rutera, harya ni wabimbwiye? Sizo umuntu wabimbwiye nawe mwibuka, ntabwo ari wowe ariko. Umuntu yarambwiye ngo uruyuki ngo akanyamaswa k'agaciro cyane ku buzima bw'umuntu, ariko ntabwo abantu bazi uburyo gasaza ubusa. Ngo uruyuki rubaho, ngo ubuzima bwo uruyuki burangira ari uko uruyuki rwakoze akarahuri kamwe k'ubuki. Uruyuki ritarurangira rugasaza. Ariko abantu ngo akarahuri akayiko kamwe k'ubuki gashobora kuvura umuntu ubuzima, icyo yarababaye kikaba cyakira nko mu gihe cy'ukwezi kose kubera akayiko kamwe k'ubuki. Ngo urumva ko ariko umuntu yibuke ko uruyuki ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu. Rero urumva ko ubuki ni ingenzi. Hari n'ibyayi bitwa za time, nabyo ni ingenzi, za tangawizi, ibyayi byiza, byose ubishoboye waba ufite ubuzima bwiza. Komera rero, ngo turi kuragira abantu icyayi kubera ko twinjiye mu mbeho, ntibagire ngo tukivugiye ubusa, ngo nta n'uri uvugira ubusa ku musozi. Nizere ko abantu bazirikane ko icyayi muri iyi minsi ari kofi, nubwo kofi atari nziza ku buzima bw'umuntu, ariko hari abayikunda cyane. Ariko kofi sometimes irinda n'abantu kanseri. Irinda kangwe itari nyinshi. Birakora ngo no ku bwonko irafasha, ariko nanone yica ubuzima. Hari uburyo yica mu buzima bikabije kuyinywa cyane. Rero icyayi abantu bakitabira. Komera rero. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu by'imibereho, imibanire, ubushuti, ubuvandimwe, ariko cyane cyane twibanda ku buzima buhuye n'umuco wacu wa Kinyafurika. Ese twihuse ugira inshuti cyane. Kugira inshuti n'ubuzima ni ikintu cyiza cyane. Inshuti guhora hafi, ikaguhumuriza, ikagukomeza, cyane ukayihumuriza, ko ntabwo umuntu ahora mu bibazo nawe ahumuriza abandi, mukabana mu byiza, haza n'ibibi mukabisangira. Burya inshuti ni umuntu ukomeye. Hari n'abavandimwe, hari n'abaturanyi, n'ibintu bitandukanye. Ese inshuti ujya ubona inshuti zibana ziti? Hari inshuti nziza, hari inshuti ziryarya mbi, ariko izo ngizo kuri wowe wenda ushobora kubona ko ari inshuti, ariko ndabo kuri wowe ushobora kuzikunda zishimira, bibaho cyane. Nicyo kibabaza iyo bigeze ku bijyanye n'abakobwa n'abasore, bajya kuvuga ngo kunda ugukunda, kuko ukunda akunda abandi. Iyo jambo rarizi no mu bantu no mu bushuti, cyanze bikunze kugira ngo abantu babe inshuti, hari uwaprocinga undi, hari uyegereza undi akamera kabati nyumva nkuyumvamo. None abantu bafiringa very proud, yakubura abwiye ngo nkuyumvamo, akumva ko hari abakomeye kurusha abandi umubwiye ko amwiyumvamo. Kandi uriya muntu ubwiye mugenzi ko amwiyumvamo, burya
ni Imana iba yamukoreyemo Cyane. wakoresha urukundo nk'uko Imana yarumuhaye Imana yamwe icyubahiro Cyane. aha ubwo rero izo nshuti zawe iyo ufite inshuti ubona ese nta nshuti mweze kubana byagera hagati mukaba imibanire yacikamo kabiri zirahari ubona biterwa n'iki cyane cyane tugiye gucukumbura twinjira mu bintu byica ubucuti kugira ngo dutange inama zikomeye abantu bazagende babyirinda niba bishobora niba binanirwa bazanirwa ko nabwo babizi ko bihari twabivuze ese tanga nk'ingero ubona ari ibiki bikunda kwica ubucuti bw'abantu ikintu cya mbere navuga hari ukuntu umuntu wenda mu b'inshuti we agashaka kurenza urugero nko kwinjira mu buzima kurengera akumva yuko ibyo ari byose yabimenya kandi nta kintu kitabaho kiri ubuzima bwawe bwose buri buzima bwose bugira privacy ni ukuvuga ngo niba umuntu ari inshuti yawe bisanzwe wenda atari n'umuntu unavukana ntabwo ibintu byawe byose umuntu yabimenya byashoboka hari umurongo nyine nk'uko n'umuntu atwaye imodoka mu muhanda you have to stay in your lane ntabwo wemerewe gutwara umuhanda yose mugende gutya ubwo rero wenda hari igihe bashatse wenda kugira ngo iyo vie prive yindi yinjiremo wamubuza ugasanga wenda murabipfuye cyangwa utayimwereka akagira ngo kumuhisha ati nta bucuti bwo guhishanya icyo nacyo ugasanga kirateranyije aha rero nk'urugero rworoshye ese haba nk'inshuti zawe cyangwa nawe ubwawe haba ari kuri wowe nta kibazo haba ari ku nshuti zawe nta kibazo waba wenda hari urugero uzi rw'abantu bateranijwe n'ubucuti n'ikintu runaka azaba ari inshuti kikabatera neza kuba batandukana ugasanga neza babaye abanzi bagize inzigo bagiranye ibibazo kandi bari inshuti ese hari urugero waba ufite urwo rugero rurahari mu by'ukuri hari abantu bapfa ikintu kumva ngo kanaka baraganira ibyo twaganira hanyuma nagenda ahantu ukumva undi muntu araguhamagaye avuga ati uzi Eric ukuntu yakuvuze yakuvuze nabi mufiki ni iki yakuziza gituma kuvuga kuriya wowe akubwira ngo uzumbaze ugatunyana tubigena inzika ntabwo hamagara ntunyitabe twahurira ukareba nabi kandi nyamara yenda agaseseme kandi nyamara yenda wakagombye kunyegera wenda ukambaza se ibintu numvise nibyo ahubwo ubutwari bw'abantu benshi ntabwo babugira urumva ngo abantu kuvuga ngo ntibarasobanukirwa ko abantu bateranya abandi hari n'igihe abantu bagomye no kumenya ko hari uburyo abantu baba bakundanye n'inshuti ntibinezeza abandi noneho abantu bakaba bumva banezerwa n'uko babatandukanije ubucuti bwabo buciyemo kabiri icyo kintu rero tunakivuge tunakiyamane ni ikintu kibi cyane abantu bitambika mu bucuti bw'abandi bagashaka kuryanisha abantu bari bibaniye neza uwo muvumo n'uwo mudayimoni ubakurweho cyangwa se niba utabakuwe ukabananira bawigumanire ariko bijya kuwuteza abandi Yesu abagirire neza twavuga ngo Yesu abagirire neza ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ni ibintu bibi cyane hari abantu bagira kamere guteranya abandi bumva basinzira uko bagunganisha abantu bibaniye neza icyo kintu rwose Imana ibatabaje aha twihuse rero ese abanyafurika urabazi muri iki gihugu tubanye turi abanyafurika benshi ubu naho watuye harabuze ubona abanyafurika bakunda gupfiki cyangwa se niki gituma abanyafurika basa nkaho bagira ikintu cy'agasuzugurane ko kumva ko ikintu cyose bagifata mineneko bacyoroshya cyane umuntu akumva ko ikintu cyose kubera ko muri inshuti atavuga ati kiriya kintu kiragayitse ku muntu reka nkigengesereho ese ubona abanyafurika imibanire yabo ikunda kugonganishwa n'iki uko mbibona icyambere kibyica ni ukwisanzura bagakabya kwisanzura tugakabya twese kwisanzura no tugakabya ukumva ko ya mibanire twagiranaga kera ayo twanagirana hano kandi nyamara hano biratandukanye naho twari turi kera hano biratandukanye so ugasanga rero abenshi hari abantu usanga uko twavuye iriya ntabwo ariko twa duteye kimwe mu miterere hari bari hasi wenda batize abandi barize hari abari hasi mu bwenge abandi bari hejuru n'uvuga ngo baraje n'ubundi birakomeza no mu bukungu hari abari abakene hari abari baciriritse hari abazi gushaka amafaranga
nuvuga ngo rero ubunebwe bubaho muri community zose ku isi. harabanga gasuzuguro. Aha. So nukuvuga ngo rero nyine hano uko bimeze. Hari ukuntu ubona umuntu yavuye iwacu yego ngo reka mumenyere nkakora nk'umenyera abandi kandi wenda we adashaka abantu binjira mu buzima. Badashaka umuntu winjira cyane. Wenda yaba yagusubiza inyuma ukabibona nk'uko ni umugome. Ni umugome uriya muntu wenda sinzi icyo yitwaza kandi wenda ari guprotectinga ntuza kamere ye wenda batisanga yanakoze n'ibintu bibi kubera ari kwirengera. Kuko ari umunyabwenge we yaraje wenda amenya amategeko y'iki gihugu ayagenderaho. Ntabwo bashaka kwiteza abantu ngo bamumenyere mu buzima bwe batazanamugonganisha n'amategeko. Byabyirinda rero gusanga abo bantu bari kumugendaho ngo arirata ngo ntabwo ayisabana n'abandi. Yes, ako kantu uvuze ukomejeho ni kamwe. Ese uvuze ako kantu ko kwisanzura ni ikintu gikomeye cyagutse. Ese abanyafurika bisanzura naho bati icyo ubona abanyafurika bisanzura naho cyane kigakabye ni ikihe kandi ubona kibangama ariko bamwe bakagerageza kubihisha kugira ngo bitabateranya bakabibika mu mutima kandi ari bibi. Nicyo bintu bya mbere bituma abanyafurika babana nabi. Ugasanga umuntu abika ikintu ku mutima akanga kukivuga kandi kimubangamiye none ugasanga umutima ugiye kuzaturika kubera ko yabangamiwe kubera ko yanze kuvuga. Ese ingero ubona dufite nziza zituma abantu bagenda bahishahisha kandi mu Kinyarwanda ngo uyishira umurozi akazakumbaraho urubyaro. Ese kuri abanyafurika bakunda guhisha cyane bakabika mu mutima. Hari umugani uvuga ngo hisha mu nda ntabwo izakwiba ariko ukuhisha byinshi cyane bigutera ihungabana. Niyo mpamvu ubona abantu benshi barwara depression cyangwa bakarwara trauma kubera babika ibintu mu mutima cyane bakanga kubirekura none bikazabageraho ingaruka. Ese ubona nk'ibintu abantu bakunda guhisha cyane kandi bikazagera inyuma byatuma bikazana ikibazo kibi ubona ari nk'ibi. Niyo Abanyafurika turi kubivuga ni uko rero ibintu abantu bahisha abantu baba bari kumwe nk'abantu abashakanye umugore n'umugabo bagahishahisha nuko tuvuga ngo yishe undi baca mu gitondo kuvuga ngo yapfuye ntabwo bari bazi abantu bari bazi ngo babanye neza. Ese ni biki abantu bakunda guhishahisha kandi byagira ingaruka ikomeye ku bantu. Urakoze cyane. Nanjye turafata yenda Umunyafurika turiye twunganirana baruvuga ingingo nabivuga iyi nta kibazo ntabwo uri kugira ngo uvuge wenyine cyane. Urakoze. Ikintu cya mbere naheraho urabona nkuko wahamagara umuntu kuri telefone wamubura ukumva yuko uzi ahatuye wakumva umuntu w'iwacu ukitwaza ibyo ngibyo wenda ni no mu minsi y'akazi iki gihugu turakora cyane abantu bari kuruhuka. Iyo umuntu afashe umwanya wo kuruhuka agomba kuruhuka. So atakwita kugira ngo utekereze ko wenda aryamye ari kuruhuka ugatwirukanira kumukomangira. Icyo kintu numva ko ari ikintu cy'imbogamizi cyane wawe giteranya abantu. Uramuhamagaye ntabwo akwitabye wenda ntunamuhaye voice mail cyangwa message tubona nubona akanya umuhamagare nkaba naguhamagara ngo uze kumpamagara tuvugane. Ubwo ngibyo kugira ngo ubikore ukirukanye hatuye umuntu ko hazi ukwiye kumubyutsa cyangwa ukamuvana muri gahunda ya rayi. Ni mwene wacu ni uwacu turaziranye kagende niyo yaba aryamye ndamukangura. Icyo kirabangamye. Yes, ibyo ntabwo besha ni ikintu koko urabona abantu b'inda benshi bakora amajoro niba rero umuntu agira amahirwe kuba yakora saa 9 z'umugoroba akaba yataha saa 5 akaba yahera saa 6 aryamye saa 3 za mu gitondo yaba yicuye wenda akajya gukomanga ijoro araye mu kazi guhera saa 1 z'ijoro kugeza no saa 1 za mu gitondo wenda nibwo yararyamye nawe aryamye amasaha 2 akumva ko nawe ameze nkawe wenda nawe yaryamye bihagije akagira akamukomagira ati nari ngukeneye. Urumva ko aramubangamiye ntago amasaha 2 waraye mu kazi abahagije ngo buruhutse. Urumva ko babikeneye ko umuntu amenya amasaha y'umuntu yaruhukira igihe baruhutse kugira ngo babone kuba bagira icyo bageraho bombi. Gukenera umuntu si bibi ariko kumenya igihe cyo kumukenereraho nicyo kintu cyiza. Cyangwa se aho icyo kintu tunagihuza no kubana kuvuga ngo niba ukeneye umuntu ko azagufasha ikintu runaka cyangwa ngakenera ko uzagufasha ikintu runaka nimubwire mbere ndeke kubigutunguza uteguze ngo nzagukenera. Dukomeje aho ngaho rero ikindi nk'ikihe
ikindi twakivuzeho kare ariko nakumenya nkakivugaho nta kibazo cy'ubucuti kumva yuko icyo umuntu akubwiye gutemeje undi muntu wacyumva nk'ukuri donc abanyafurika turateranya cyane icyo kintu abantu barateranya njye nicyo mbona abantu benshi iyo mbogamizi ikomeye cyane muri sosiyete usanga abantu barakundana pe tugira urukundo ariko ako kantu karatunaniye kugira ngo tukamenye ariko kubera iki twibeshyira ko tugira urukundo kandi duhora dushwana buri munsi ese ni urukundo cyangwa ni ukubeshyana kubera iki umuntu akuranye n'ukwezi ukakoze ni kunarangiye bashwanye babaye inzigo ukakumva ko runaka ntibakibana runaka bagiranye ibibazo ese urwo ni urukundo cyangwa ese tugira urukundo ruhamye cyangwa turahuzagurika mu rukundo ni cyo kintu nibaza ese ubibona ute kubona abantu bakundana ukwezi kumwe abiri bakaba bashwanye ugasanga noneho ntawe ukivugana n'undi ntawe ukigera ku muryango w'undi byaracitse icyo kintu gifata gute icyo kintu uko wari ubivuze sinzi n'umunyava ko ari urukundo ruba rurimo cyangwa se niba wenda nabibara sinzi ntibanyumve nabi ubwenge buke kutaba smart kuko umuntu uri smart ntabwo wamubwira ngo kanda ko yakuvuze ibi n'ibi kuko utatekereza ko uwo muntu ahubwo gushaka kubateranya uwo muntu ashobora kubwira kubera iyo mpamvu ese ubundi igihe we yavuga ibyo n'ibyo uwo uri kukubwira we yaracecetse nabyo bitekerezeho nuvuga ngo ko ntawe wiganiriza nuvuga ngo uriya yaravugaga nawe akikiriza ururimi muraganira byinshi ariko nawe gusubizwa so njyewe ubujiji nk'inama donc ubujiji uvuze nibyo kuko n'abantu no kutita ku by'ingenzi bakita ku bidafite umumaro cyane cyangwa se ngo ntubahe ubucuti wagiranye n'umuntu ugahita utekereza ukanamupfa ako kanya akavuga agasenya ubwo bucuti bivuze ngo mbese nanone n'ubucuti bwari buregetse mbese impamvu igadururo akantu karaje kayikubita ngo biracitse bivuze ngo wa muntu n'ubundi yarabuze impamvu yatuma wowe nawe mugira gutya niba umuntu urugero niba umuntu murimo baye inshuti imyaka 2 hakaza akantu kamwe kagatuma abiko akwanga ibyo bigaragara ko ntabwo ari inshuti yawe kandi mu by'ukuri muri ya myaka 2 mama arasangiye byinshi byiza kabisa n'agahiye ntacyo umuhisha ariko akantu gatoya kaje mu munsi umwe mu munota akabiko kabatandukanye abantu banambabarire hari umugani ngiye guca umeze nk'aho utarimo ikinyabupfura ariko abantu b'imbabarireho uko uhuye n'ibintu by'ubucuti mu Kinyarwanda baca umugani ngo ubucuti budafashe bwicwa n'umusuzi urukumva ubucuti budafashe bwicwa n'icyo kinyagwa ikintu kidasobanutse umuntu akaba byamucika bikavuza ifirimbi none ugasanga umuntu arabikwanye kandi nawe mu kanya nawe yavuze ifirimbi uko aho iyo firimbi ituruka nawe arahafi icyo kintu urumva ko umugani urakomeye bivuze ngo ubucuti nyabwo ntabwo bwakabwicwa n'akantu k'amafuti ngo birangire ukomeje rero tuvuge n'ingero umuntu n'inshuti yawe magara cyangwa n'inshuti ariko araje aguteye nk'imodoka ese imodoka urayimuhaye ntuyimwimye sibyo ese wabivuga iki iyo umuntu aguteye imodoka ukabona aragiye tuvuge uramubwira uti akaba yanagenda agakora ibyo akora akaba yanayigumana akaba yatuma unakererwa n'akazi kawe kubera ko ayizanye akazi kawe amasaha yo kujya mu kazi yarenze se nk'icyo kintu ukibona uti murakoze iki ni ikibazo cyiza ni bya bindi navuze kutubahana byanira nakomosha mbere ku umuntu yaza gukomangira uryamye kandi yaguhamagaye yakubuze ni nk'uko utiza umuntu imodoka akayijyana kuvuga ni mwene wacu ni umuvandimwe ni inshuti ni uw'iwacu ukayijyana mwumvikanye ko ari bujye mu kazi saa 8 wayimuhaye saa 4 kandi akajya muri appointment itarenze isaha ukamuhamagara amasaha yo kujya ku kazi ntakwitabe ukarinda wafata yuba utanze amafaranga ya yuba kandi ufite imodoka cyangwa se ushatse ride urayibuze urasibye waza kumubaza ugasanga nawe yaje yabaye muri rwinshi kandi ntiyaguhamagaye mbere nakumenyeshe kandi urumva ikibazo kiba gikomeye nuko ashobora kubyoroshya ko yabaye muri byinshi yego birashoboka nawe ntabwo afite impamvu ikomeye muzize ariko bishobora guhita bigira ingaruka by'uko wabona gutije imodoka no ku kazi banamwirukana wenda yararegetse wenda yari afite ikibazo gikomeye
yararegetse ari hafi no kwirukanwa ya mpamvu ikayatuma anirukanwa bitewe nawe nk'inshuti ye urumva ko cyaba ari cyangwa bigatuma atazongera kugutizwa mwitwara mu mutwe cyangwa bikanatuma atazongera kukwizera yakaba atuye umuntu mwizeye kabiri abyica none ntabwo nzongera urumva abantu bagapfa imodoka cyangwa se umuntu ukamutiza imodoka turegarukeho ugatiza imodoka akayijyana akigendera yajya kwigarura ubona hari gaze yuzuye akayigarura gaze yashize atongeyemo n'indi kandi bamugiriye neza icyo kintu cyo ugifata gute cyane iyo naryo ni ikosa rikomeye cyane umuntu cyo dushyira no mu gaciro dukoresha ubwenge kuba umusirimu buriya abasirimu njye nkunda abasirimu cyane burya abasirimu ni abantu baratekereza uyu muntu amaye imodoka ye gaze yuzuye ndagenda ayikoresheje nta mafaranga ntabwo yankodesheje imodoka ugiye kuyimusubiza uyimuhaye urushinge rwageze ku mutwe kandi mu by'ukuri uri umukozi urakora urahembwa ufite amafaranga si uko wayabuze ese wowe ubwawe niba unabikora uri kureba niba ubikora wowe wibaza kubera iyi mpamvu kubera iki ntabwo kurusha amafaranga mujya muri kampani hamwe ariko yaguhaye imodoka yitanze wowe imusubije gaze wayimaze kandi nkunemo n'amadolari 20 ati wenda uyishyiremo nayo rero niho Bibiliya ihera ivuga ngo nta wubuze ibisitaza kuza ngo ari kubizana azabona ingorane urumva icyo gihe mu bucuti bwanyu ugiye kuzanamo ibisitaza kubera ko umuntu yakwimye imodoka yagwaye n'umutima mwiza none urayijyanye ukoze gahunda zawe urazikema umugani nk'uko bivuze ntayigukodesheje kandi hari imodoka zitwa za U-Haul hari na za Uber hari na za Rentokari iyo uyikodesheje barakubwira ngo aho gazi igeze nuyigarura uyigarure gazi igeze hani aho yariri kandi wanayishyuye ntabwo baguha imbabazi ngo gazi ugende uyikoreshe nuyigarura nta kibazo ahubwo barakubwira ngo uzayigeze hani yarigeze rero icyo gihe urumva ugiye kubikorera iki ibisitaza mu bucuti bwanyu rero tunakomeze n'ikindi tubarekeze ku ngingo ijyanye no gucumbikira umuvandimwe abanyafurika tugira ubucuti ukagira umuvandimwe akabasura akaza mukamucumbikira mukamuha icumbi mukamufata neza ese ntabwo urumva abantu bajya bateranwa nuko bacumbikiye abandi cyane nabyo bisa kenshi ujya ubona bigenda bite bizana ngaruka ki bizana kibazo ki mu bijyanye n'ibicumbikire ugasanga ucumbikiye umuntu ariko mugiye gutandukana mwabaye abanzi kandi wowe wari uzi ngo kumugirira neza ese ubu icyo kintu gihagaze gite byose biri kugaruka kuri ka kantu kudasirimuka mu mutwe ariko kano kudasirimuka tugafate mu mutwe kabisa kudasirimuka mu mutwe abantu bibuke ubusirimu ni ukuvuga ngo niba umuntu aguhaye icumbi kuba so smart akugiriye neza hanyuma ukwezi kurashize mwese murakora yagusaba amafaranga yo kugira ngo umufashe kwishyura rent ukayamwima kandi mwese murakora uri kugira ngo wigwizeho umutungo ariko abagucumbikiye bakomeze bahangayike kandi nyamara bari kugufasha waje kubasaba kuko wenda wari wabuze uko wabigenza baragufashije hanyuma amafaranga kwishyura rent bagusabye makeya urayabiriye cyangwa se nawe banagusabye tuvuge nawe bagusabye ariko ikibazo kikaba wenda ko rente tuyireke umuntu aragucumbikiye nta kintu wishyura na kimwe uri mu nzu urugero gute ariko ukatangira no kujya unenga imirire y'urwo rugo kandi n'urwabo nafite systeme nibyo bateguye ko bagomba kurya gutyo wenda ntibakunda inyama tuvuge n'urugero ntibazirya wenda birira imboga wenda tuvuge urugero ntibakunda ama fast food ntibarya amapizza ntibarya ibiki bifite style y'urwo rwabo style icyo bita family style cyangwa home style yabo ibagenga bafite amategeko agenga urwo rugo wenda se ku manywa wenda saa sita barya ibyo kurya nijoro bakarya umugati wenda niko babipanze ibyo ni amategeko kandi wenda ntabwo uri umushinga tuzaza guhindura amategeko y'urugo sibyo hanyuma wazava muri rwa rugo ukagenda urusebya wenda ko wari ugiye kuzicwa n'inzara wenda se ko bakwikora neza wari uhaguye kandi byari free byari icumbi wasabye icumbi ariko ntabwo wasabye ibiryo kubera ko utaba smart ngo mu gihe uri gukora niba abantu banagucumbikiye uvuga uti ni icumbi nasabye ntabwo barishyuza ntabwo ari hoteli wenda ningendera kurya neza nzarya na resitora cyangwa ngewe no kugura ibindi biryo ariko kubera ko ntabwo mu byo nabasabye ntabwo nabwiye ko bazanagaburira sibyo birumvikana ko ntabwo abantu barya ngo bakwime ibyo kurya ariko ibyo baguhaye gira umutima ushima ntugire umutima uvuga ngo numva ahantu
ugera uba ati yeee kuba hari urupfu ubace no ku bandi bantu bari kuzagira neza ubutaha kubera wowe ese ukibona gute icyo kintu icyo kintu wakomeje kuvuga ubusirimu akantu ka simati reka kuba smart byose birahindura akantu ka smartness karagenda kabyica byose uwo muntu aba akabije baguhaye icumbi icyumba cyawe ugomba kubamo so urumva ko nta nubwo rero bagenda ngo bagutegurire imirire ugomba ushaka kujya urya ntabwo umuntu rega iyo umuntu ari umushyitsi ntabwo ba nyir'urugo baba bazi icyo umuntu arya ntabwo baba bazi icyo urya icyo ari cyo cyose wavuye ngo azanezezwa n'ibi kandi ntavuge ntabwo bajya babyuka bavuga ngo nyabuna ukunda iki ese ubu uri umwami w'urwo rugo ntabwo uri umwami n'umugabo nyir'urugo hari igihe umugore abyuka bati ndateka ibi ngibi ndabizi turabishobora ndahindura sitire y'ibyo kurya ahubwo se abagira ngo ibyo mutarya ari mu biteka kuko muteka ibyo murya ibyo mutetse murabishobora ibyo mufite umushyitsi ngo ariwo witabwaho kurusha ba nyir'urugo ako kantu komojeho niko ahubwo wa mugani tunababaza umushyitsi aba yumva akwiye kwitabwaho kurusha ba nyir'urugo aribo bishingiye urugo n'urwabo bamufata neza kurusha ko babifata niba mwatetse ibirayi we mumutekera inyama urumva ko abagiye gufatwa nk'aho ari sponsor w'urwo rugo ari we boss w'urugo kandi bidakwiye aha ibyo byose rero hanyuma dukomoze hari akantu ujya mbona ngewe kateye kaba keza tuvuge ugiye muri state usuye abantu ariko wenda bibaho ugize uruzinduko rw'indege uziko abanyafurika turakundana ko bati sinzajya muri hoteli kandi mfite abantu tuziranye twaturanye bavandimwe babyara banjye mugiye hanyuma ugasanga bagwaye icyumba cyo kuraramo wenda bimwe n'abakiraragamo tujyana barakubashye hanyuma mu gitondo bwacya washaka gukaraba wenda waba uri sume muri icyo cyumba ugatangira gusakuza ngo ntabwo yafata neza abashyitsi ese mu by'ukuri buriya biba bikwiye ngo niba ugiye gusura abantu ubahangayikishe kuri buri kamwe kose wowe niba wazindutse isume ko idahenda kwe kutayitwaza kuko witwaza inkweto ukitwaza ipantaro ukitwaza mu icupa mutambara ubusa ukitwaza umupira kubera ko wibagirwa isume niyo ifite agaciro gake ku mubiri w'umuntu ese udusuye nkabona muri cya cyumba isume yari irimo nkayikuramo nkayica wenda umuntu uba muri icyo cyumba yararwaye ise ngo atayikwanduza ese mubwire nabi cyangwa ntimubwire neza umugire neza ariko bagatekereza ngo twamwimye isume ese ababwiye niki muri iyo nzu abayibamo turwaye ibiki sibyo uruhu z'abantu ntabwo zihuye hano bagira uruhu ruri allergique bagira ibirwara n'ibirwara none tukwimye isume yo muri iyo nzu urarakaye kandi twebwe twabwirira neza ngo utandure ibirwara ese icyo kintu kuri icyo kintu abantu bafite imyumvire nk'iyo wabaha nama ki ni ukuvuga ngo usibye no kumukingira wenda anayibuze akabona nta sume irimo yabaza neza mu kinyabupfura akabaza se nta sume ntize ihari ko nayibagiwe wenda niba itanahari wenda ashobora kuba afite amafaranga wenda yanayibagiwe ese mwafashe nkagira unuma akanyaruka akayinzanira cyangwa nanjye mu ntizi imodoka nyaruka njya kukagura mu isoko bigakemuka mu mahoro cyane aho very smart you see rero kuvuga ngo ibintu byose byicwa na communication urumva ko abantu tuye tuba smart ngiye maze kubibona inshuro nyinshi simwe si kabiri urumva umuntu agiye muri hoteli kubera ko aba yayishyuye asanga byose barabiteguye ariko mu rugo rw'umuntu umuntu aramutunga uti yewe ngeze hano iwayi ngeze Texas ngeze Colorado ngeze Arizona ngeze Michigan ngeze Kentucky ngeze New York kandi n'undi burare ngeze Virginia n'undi burare ese mufite icyumba naza nkarari wanyu bati yes ejo mu gitondo bagiye gukaraba uti mbuze isume bikaba byahinduka ikibazo uti sinzongera gucumbika ari ahantu bamubajije kuryama ntibamubaza isume uyu si hanyuma ukaza kumurengana hari n'igihe ahubwo niba mubajije kuryama n'igihe mu gitondo barasanga nta n'amazi ahari ni kuko bavuze kuryama gusa niba amazi adahari rero ntugomba kwinuba wenda bire wibagiye kuyishyura y'amazi bakayafunga ntabwo ushinzwe kumenya impamvu yafunzwe ibyo ni iby'urugo wowe icyo wasabye nugira gute ni ukuryama wabyuka ukagenda cyangwa se bagira gute nubwo abanyafurika tugira umuco ngo nadakaraba azaturirimba azangiza izina ryacu kuko dufite umubyeyi ukunda kutubwira ngo
ngo yacumbikiye umuntu arangije amufashe neza umwesha agiye kugenda ngo aramushima ngo mubyeyi we Imana igumugisha wanyakire neza none nagushimye pe wamurambwira ngo none umpaye iki ko unshimye ko nagufashe neza ngo arambwira ngo ntacyo ufite cyo guha nonaha bako icyo nzakora zarushaho kurangira abashyitsi urumva rero igihe abanyafurika bavuga ngo ko bitewe nuko bamfashe nzayambwira abandi ngo yewe nugera ndaha ntuzatambwiye kwa runaka bazakugira neza nawe ni umugisha ariko niba ari ibyo usanze bitameze neza ko nta bihora bigororotse 100% ntabwo turi bagisa kigoroye ntukazihindura ikibazo gituma ugenda wica izina ry'umuntu uzirinde bwira kwa runaka ko abanyafurika turabigira ngeze Dayton uzirinde bwira kwa runaka ngeze Ohio uzirinde runaka kira kintu ni kibi cyane no kwica izina ry'umuntu right ya rero ibyo byose nyango niba hari ikintu ufite wakomozaho yaba ari byiza ako nicyo kongeraho no kuvuga ngo twirinde kwisanzura mu dukabye cyangwa twirinde niba ari guteta sinzi imiteto no gusamara cyane niba umuntu umubwiye ngo nshaka kuryama usari icyumba naza kuryama nijoro akakiguhereza ndetse akakugaburira urumva wamusabye kuryama arenga ijoro anakugaburira mu kubera ko umutima w'abanyafurika wo kuba neza wo gusangira ibyo bafite ni umuvandimwe katumuvuge muri umuntu wawe muhire yavuze akantu aravuga ngo umuzungu agutumiye nuvuga ngo yatumiye abantu 50 ategura amapura abantu bari burireho ibyo byo kurya n'ibyo amasahani abari 50 nuvuga ngo uje 50 na rimwe buri byo kurya urumva rero abantu bacu bo ukaza umusabye aho kurara icyumba akutekera ahubwo akongeyeho abazungu bagira style nakomeye niyo akubwiye ngo I wanna invite you to go out in a restaurant yakene ko mujyana out can we all go out together like in a restaurant some days yagutumiye yari weekend iyo mujyanye out ntabwo ari abazungu nuko bya tubindira abazungu ahubwo n'abayibirebura batwe muri biteye imbere iyo gutumiye yakubwiye ngo can we go out together mukajya muri restaurant burya uko baremwe ntabwo bari gukwishurira abakene ngo mujyane mugirane ibiganiro ariko noneho icyo burase yariye nicyo yanyoye abari bikishurira urumva ukuntu bateye ubwoba yakujyanye umunyafurika rero utabizi ikibazo kiba kirimo muragongana uko ushobora ukarya byinshi ukanywa byinshi uzi ngo arishura wenda n'ikarita ya banki wese mu rugo mwajye gutahubira ngo you gonna pay for yourself uko ibyo wariye niho wabiriye sinami we yagusabye ko mujyana mukaganira ariko ntabwo yakubwiye ngo nzakwishura ibintu byose rero hari imico ya kinyafurika iragonganye ariko abanyafurika njye nkubwiye ngo tujyane restaurant igihe urugero ute uburi bwishyure niyo mpamvu n'abantu banywa amayoga nkubwiye tujyane mu kabari n'igihe urugero ute n'igihe uburi bwishyure ariko abantu binaha bihugu bya za Amerika za Europe Iburayi n'ahandi ntabwo bigenda gutyo biratandukanye yakomeza wari ugeze warukomeje kuri muhire uvuga ko iyo jambo avuga ati umutumirwa 51 nako ntabwo ari umutumirwa umuvumbi uje ari umuvumba kaza 51 ahuye n'akaga nta cyo kunywa nta cyo kurya kuri we araviramo abaho nkamukura inama natanga twirinde kwisanzura dukabye ikindi navuga ni ku bantu bacu dukunda kubona twese turabibona abantu batwara mu modoka bari kunywera mu modoka bakanywa inzoga mu modoka tumenye iki gihugu turimo iki gihugu ni itegeko ikintu cyose ni itegeko niba wanyoye ugatwara n'imodoka ufite inzoga uri kunywera mu modoka bayibara mu makarasi y'amakosa nuvuga ngo wanyoye urengeje noneho uri gutwara imodoka uri kunywa uri no kunywa ufite inzoga mu modoka uri kunywa nuvuga ngo biriya ni bya bindi usanga basifata decision kuba DUI nyamara bagufata wanyoye gusa udafite inzoga mu modoka baragwa warning gusa wenda ariko warning ako basanze none ufite inzoga mu modoka urajya kuzongera muze nuvuga ngo hari batabona yuko ufite akabazo mu modoka reka icyo tuzagifatira umwanya kigiye guhura n'amategeko y'umuhanda kigiye no guhura n'ibijyanye n'imikorere
imikoreshereze y'imodoka ndetse n'ibindi bishamikiyeho by'amategeko tuzareba umwanya wo kuzabiganiraho twitonze kuko ibyo bigiye ikintu kirekire cyane. Rero ahubwo twari turi cyane cyane ku kijyanye n'imibanire mbonezamubano, imituranire, imibanire, ubushuti, urukundo, ibyo byose ubwubahane kugira ngo abantu